Haleluya. Yesu ashimwe. Maranatha. Umwami Yesu naze. Imana yacu ihimbazwe. Ndanezerewe cyane kandi ndashima Imana. Mfite amahoro menshi nkuko nigeze kubibabwira bamwe turi mu materaniro makuru, kuko Uwiteka yampaye amahoro yo mu mutima imbere. Ibyo bituma ibiri inyuma nubwo byaba ari miraba ikomeye cyane, nubwo byaba ari bigoranye bimera nkaho bidahari, maze nkumva mfite amahoro menshi ngashimira Imana. Imana yo mu ijuru ihimbazwe. Nejejwe nanone no kubana n'iteraniro ry'abana b'Imana riri aha ngaha, kandi nanejejwe n'indirimbo zanyuze aha ngaha z'urufaya zitandukanye. Abana b'Imana bamwe bahagaze hirya no hino bari kuzumva, abandi bicaye, abandi batambuka bashimira Imana cyane mu mitima yabo aho bari baba bagenda cyangwa bahagaze, ko Imana yo mu ijuru yabagiriye neza. Twese Imana ihimbazwe. Ndagira ngo rero nsabira iteraniro twese duhuze umutima maze turebera hamwe ibyo ijambo ry'Imana rivuga. Nje tugiye kuganira, ndi Habarurema Valence, ndumubwiriza butumwa bwiza. Itorero nturukaho ni rya Jari mu ntara y'ibwiriza butumwa ya Muhima. Cyigisho turarebera hamwe uyu mugoroba kiravuga ngo abamarayika basura imiryango. Abamarayika basura iki? Imiryango. Abamarayika basura imiryango. Hamwe n'iki tuziga n'uwitwa marayika w'amazi. Kandi igihe turebera hamwe ibi byigisho niko biba byanditse muri Bibiliya. Ntabwo ari ibintu dutekereza ngo tubishyireho, ahubwo ni inyandiko ibisobanura. Iyo bayisuye babona iki? Hari ibyo babona iyo bahasuye. Reka rero ducisha imitima yacu bugufi tubanza dusenge. Turagushimye Data, izina ryawe rihimbazwe. Twabonye iby'abamarayika bagiye basura ahantu hatandukanye muri Bibiliya uko habitubwira. Twabonye abagize umugisha mwinshi, twabonye nabo bitagiriye umugisha ariko bari kuwuhabwa bakawirengagiza. Uyu munsi twebwe uduha umugisha, kandi abamarayika bawe bazi badusure muri iri teraniro. Waradusezeraniye ngo uzaba uhari kandi uzahaduhera umugisha. Uduhera umugisha mw'ayo materaniro, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Ndasaba abantu bicaye hano inyuma, noneho izi ntebe bazitera ahangaha nta zuba rigihari, maze bari inyuma baza tuganire turebana, ne kujya ndeba inyuma ngo ndebe n'impande. Abadiyakoni babikore, mwebwe korari nimwiyizire, abadiyakoni babikore, maze muze mwicare kuri izi ntebe twiganire ku ijambo ry'Imana hano. Imana ibahe imigisha, maze tuganire. Tugiye kurebera hamwe abamarayika basura imiryango. Nasomye imiryango ibiri ikomeye yasuwe n'abamarayika. Umuryango wa mbere ni wa Aburahamu, Itangiriro igice cya 18. Abamarayika basuye Aburahamu, maze Aburahamu agira umugisha. Kandi igice cya 17 abamarayika bamugiriye neza guhera ku murongo wa 15, maze bamusezeranyiriza yuko azabyara umwana, kandi yaramaze igihe kinini atagira umwana. Nshuti yanjye, abantu batazi ikigeragezo cyo kubura umwana, muzabaza abantu bashakanye bakamara umwaka, bakamara 2, bakamara 3 batari babyara. Bazababwira agahinda bahuye nako, bazababwira icyo kigeragezo uko cyabashegeshe, bazababwira uko babangamiwe. Ariko marayika araza asanga kwa Aburahamu, ababwira uko bizagenda, ababwira uko bazabyara umwana mu gice cya 18. Maze kwa Aburahamu babona umugisha utangaje bavuye kwa Aburahamu. Kandi mu gice cya 18 bageze ku murongo wa 16, abamarayika bageze n'ubwo babwira Aburahamu, atereka ntabwo tuzanywe no kukubwira iby'amahoro gusa,
bati ahubwo i Sodomu tugiye kuharimbura. Aburahamu ngo yumva afite umutima w'impuhwe n'urukundo, atekereza ukuntu akunda abantu b'i Sodomu, maze avuga ibintu bikomeye Aburahamu. Maze Aburahamu ngo bamaze kumubwira yuko i Sodomu hagiye kurimbuka, agera ku murongo wa 23 haranditse ngo Aburahamu aramwegera aramubaza ati warimbura na se abakiranutsi n'abanyabyaha? Ahari muri uwo mudugudu harimo abakiranutsi 50. Maze arabaza ati waharimbura se ukanga kuhareka kubw'abakiranutsi 50 bahari? Aburahamu ngo yaratekereza ati uyu mudugudu ntabwo ubuzemwe abantu 50. Umudugudu w'i Sodomu n'i Gomora nubwo abantu babatinganya, akaba hari abasambana n'abatingana n'abakora ibindi bibi, ntabwo haburamwe abakiranutsi 50. Umudugudu w'i Sodomu wari munini cyane, wari nk'umujyi. Maze aravuga ati ese muri uyu mudugudu wose haburamwe abakiranutsi 50? Maze ikintu cyantangaje nuko Imana yamushubije ikintu gikomeye, ngira ngo mwese mucyumve. Maze ku murongo waho wa 25, nibikaguturukaho kugira ucyo kurimburana abakiranutsi n'abanyabyaha, abakiranutsi bagahwana n'abanyabyaha kirazira, umucamanza w'abari mu isi yose ntiyakora ibyo kutabera. Umurongo wa 26, Uwiteka aramusubiza ati nimbona i Sodomu abakiranutsi 50 bari muri uwo mudugudu, nzababarira bo hose kubwabo bakiranutsi 50. Imana ati sinzaharimbura, nimbona 50 bahari umudugudu uzagumeho bose, nzababarira, sinzakora ku muntu n'umwe. Ariko ikintu cyantangaje, Aburahamu ngo yahise avuga ati ubwo maze kuvuga abakiranutsi 50, Imana ikemera ngo 50 nibaboneka ntizaharimbura. Ahari bashobora kutaboneka ari 50. Aburahamu arongera ku murongo wa 27 aramubwira ati mpangaye kuvugana n'umwami wanjye nubwo ndi umukungugu n'ivu gusa. Umurongo waho wa 28, ahari ku bakiranutsi 50 hazaburaho 5, uzarimbura umudugudu wose kuko habuzeho 5. Ariko Aburahamu azi gusaba, yagize impuhwe n'urukundo, ahari hazabonekaho 50. Kujya kubona ukabona abantu muri kino gihe bafite ubukana bwinshi, bari kujya bavuga bitera hejuru, batigisa intugu, bafite umujinya n'amahane, berekana ukuntu abantu bagiye kurimbuka, aho kugira ngo basabe nk'uko Aburahamu yasabaga. Ntabwo njya numva abantu benshi baba bafite impuhwe ngo bazigirire abanyabyaha, bavuga bati ahari muri bariya abantu nubwo banze ijambo ry'Imana hari abazabonekamo bakazarokoka bakazahabwa ubugingo, ngo babasabire babasengere, ngo babwire Imana ati babonetsemo twaba tugize umugisha. Ahubwo bavuga ati bazapfa bashire kubera n'ibi byinshi cyane. Ariko hari ikintu gikomeye kuri uyu murongo. Aburahamu ati nihaburaho 5 hakaboneka 45, Mana uzaharimbura. Ariko ikintu cyantangaje kuri uyu murongo, aramusubiza ati sinzawurimbura nimbona 45. Umurongo wa 29, Aburahamu arongera aramubwira ati ahari hazaboneka 40. Aburahamu mwamwumvise uko ameze nk'umuntu uri kugura, mwari mwajya kugura, ameze nk'umuntu uri kujya kugura, maze akagenda akatuza ngo arebe yuko bamukaturira. Yaritegereje ati ko mvuze 45 mu ijuru bakemera, 45 bataboneka hakaba 40, ugasanga isi yose irarimbutse, nakwisabiye ko hazaboneka 40 nkareba ko Imana yabyemera. Arasaba ati ahari hazabonekamo 40. Ikintu cyantangaje kuri uyu murongo, aramubwira ati, aramusubiza ati sinzawurimbura ku bwabo 40. Niko Imana yamushubije. Murongo wa 30, aramubwira ati umwami ye kurakara, nanjye ndavuga ahari hazabonekamo 30. Mwamwumvise Aburahamu? Aburahamu mwamwumvise? Yavuze ati umwami ye kurakara, atumva nkomeza gukatuza, maze akaza kwivumbura akavuga ati nabo wari wavuze ndabaretse ndaharimbura. Aburahamu ati umwami ye kurakara,
ariko iyo abantu bari kwerekana ibintu biri kuba muri ino minsi kandi koko bibi kandi biri gusohoza ubuhanuzi, bagira batyo bakerekana yuko abantu bose bashize byarangiye. Ariko ndagira ngo mbabwire ikintu gikomeye, dukeneye umutima umeze nk'uw'Aburahamu yari afite, umutima w'impuhwe, umutima w'imbabazi, umutima ubabarira umunyabyaha, umutima ukunda abantu bose, umutima wifuriza abantu bose kuzahabwa ubugingo buhoraho. Aburahamu ati ahari hazabonekamwe 30, kandi ubwo agenda akatuza asaba. Maze ikintu gikomeye, hari ikintu gitangaje, aramusubiza ati Uwiteka sinzawurimbura nimbonamo 30. 31. Aburahamu aramubwira ati dore mpangaye kuvugana n'umwami wanjye, ahari hazaboneka 20. Ngo hazaboneka bangahe? Namwe Bibiliya zanyu mufite siko zivuga ngo ahari hazaboneka bangahe? Ahari hazaboneka 20. Ariko mwumva Imana ukuntu itangaje. Namenye ko Imana ari inyarukundo. Reka mbabwire, twiza amagambo mu byigisho twiza by'ishuri ryo kwisabato, aho bavuga ngo wigeze uhangana na Satani ngo murwana n'ingabo z'umwijima ku mugaragaro. Byigeze bibabaho? Muzabimenya, ingabo z'umwijima ntabwo guhangana nazo ku mugaragaro ari uguhura n'ibibazo bisanzwe. Muzamenye guhangana n'ingabo z'umwijima ku mugaragaro igihe muzaba mupfukamye imbere y'Imana musenga, muri kwihana ibyaha byanyu mugira ngo bibabarirwe biveho. Niho muzamenya guhangana n'ingabo z'umwijima icyo ari cyo. Niho uzasenga ukabona usenze umunsi wa mbere umeze nkaho mwijuru batari kumva ibyari byo, ugasenga ukabona umaze iminsi 2 ukabona mwijuru bameze nkaho nta kintu na kimwe bari kumva, ukamara indi minsi ukabona mwijuru bameze nkaho nta kintu na kimwe. Ariko kugeza igihe umutima wawe uzatururukirwa ukagira amahoro menshi, ukamenya ko burya mwijuru bari kukumva kandi bashaka kuzaguha umutima muzima. Hari ikintu gikomeye, iyo bavuga ngo wigeze uhangana n'ingabo z'umwijima, muzabaze Yakobo, muzabaze Daniyeli yasenze agitangira gusenga mwijuru bumva isengesho rye, asubizwa hashize iminsi 24. Mwarabisomye yemwe? Asubizwa hashize iminsi 24. Kandi biravuga ngo ku munsi wa mbere agitangira gushishikarira gusenga ngo mwijuru bari bamaze kubyumva, ariko bamusubiza hashize iminsi 24. Yari yarahanganye n'imbaraga z'umwijima ku mugaragaro. Kandi Aburahamu nawe azi ibyari byo, ariko ubwira Imana ati niyaboneka 50 uzaharimba. Imana ati sinzaharimba. Aburahamu ati 50. Ngo ahise atekereza ati 50 Sodomu ntabarimo. Ngo aravuga ati hari 45. Abarabo yatekerezaga ko ari abakiranutse ahereye kwa Loti. Aravuga ati buriya Loti ubwo ari mugenzi wanjye, akaba ari umuntu w'Imana, akaba afite abakobwa, akaba afite abakwe, afite abandi bantu n'inshuti ze, nanjye mfite abandi bantu, kandi Aburahamu yari se wabo wa Loti. Maze aravuga ati dufite abantu yenda 45. Ariko mwijuru bamaze kwemera ngo ntibazabarimbura, arongera ati 45 ntabahari ni 40. Yumvise mwijuru babyemera ati hoya ati ni 30. Yumvise babyemera ati hoya ahari hazaboneka 20. Sibo twari tugezeho? Mwumva ikintu gitangaje Aburahamu. Maze aramubwira ati ku murongo waho wa 32 aramubwira ati umwami ye kurakara. Iri jambo rivuze kabiri ngo umwami ye kugenza ati ye kurakara. Reka mvuge rimwe gusa, ahari hazaboneka 10. Ngo hazaboneka mu bangahe? Abantu bangahe? 10. Yumvise avuze ati ahari hazabonekamwe abantu 10. Yaravuze ati 10 ryo ntabwo rizabura. Yahise Aburahamu yahise abara abantu babana nawe, abara abantu babana na Loti. Aravuga ati ibi byose ugushidikanya 10 rirabonetse. 10 nibataboneka ubwo tuzemera hazarimbuka, ariko 10 bo babonetse. Nta bandi yigeze asaba munsi y'10 ngo avuge ngo yenda hazabonekamo 3, ngo avuge yenda ngo hazaboneka 2. Yaravuze ati ahari hazaboneka mu 10. Ariko mwumve ikintu Imana yamubwiye kuko yarizi byose. Maze Imana iramusubiza amagambo atangaje, aramusubiza ati sinzawurimbura ku bw'abi 10. Sinzagenza nte? Ariko mwumva amagambo, ikintu cyantangaje. Yavuze ngo sinzawurimbura ku bw'abo bantu bangana iki? Abantu 10, umujyi wose wa Sodomu na Gomora, abantu 10 gusa babakiranutse nibo bagombaga gutuma umujyi wose utagenza utarimbuka. Ariko abantu 10 se barabonetse? Abantu 10 barabonetse? Abasomye mwasanze harabonetse bangahe?
mwasanze harabonetse bangahe? Mwasanze harabonetse bangahe? Hari abantu bambwiye ngo habonetsemo ngo 8. Ejo muzabihimba mw'indirimbo. Niko habonetsemo abantu bangahe? Habonetse Loti nande bangahe? Baba bangahe bose? Ubwo se koko ngaho nimurebe. Kandi Aburahamu yarazi ko hazabonekamwe abantu 10. Ariko mwumva ikintu gitangaje. Ngira ngo nsome ku magambo yantangaje. Umurongo igice cya 19. Baba marayika bombi bagera i Sodomu nimugoroba. Byari uyu murongo niwo nshaka cyane. Loti yari yicaye ku irembo ry'i Sodomu. Loti ababonye arahaguruka ngo abasanganire, yikubita hasi yubamye. Umurongo wanejeje. Narasomye ngo Loti yababonye bamusanga abo bamarayika, ngo bitegereje abona abo bamarayika hari muwe bari kumwe agomba kuramya. Ikintu cyantangaje, yahise yikubita hasi yubamye. Ngo Loti yari yarigishijwe na Aburahamu, niko nisomeye niko ijambo ry'Imana rivuga, ngo yari yaramwigishije kwakira abashyitsi cyane. Urugo rwakiriye abashyitsi ruvugwa muri Bibiliya rw'intangarugero ni urugo rwa Aburahamu na Sara, kandi urugo rwarukurikiye ni urugo rwa Loti. Loti yakiriye abashyitsi kugeza nubwo yakira abamarayika. Kandi ikintu cyantangaje ni uko Loti yari afite umugore, kandi uwo mugore nawe yemeraga kwakira abashyitsi kugera naho uwo mugore yakira n'abamarayika. Ngicyo kintu gikomeye. Mwumva ayo magambo. Maze arahaguruka, maze ngo yikubita hasi yubamye, aramubwira ati, ndabinginze ba databuja, nimwinjire mu nzu y'umugaragu wanyu, muharare buke, mwoge ibirenge, ejo muzazinduke mugende. Baramusubiza bati, oya, turarara mu nzira buke. Niko ngo bararara he? Ariko abo mu ijuru nge barantangaje. Muzasome muziga umuntu witwa Yakobo, ngo yasenze, ngo yarayakirana, ngo ari gusaba umugisha, uwo gusaba akajya amubwira ati ntawo nguha. Undi nawe ati ntabwo ndakurekura nanjye utawuma. Ngo arafata arakomeza. Ibyanditswe biravuga ngo yari yaragambiriye mu mutima, ngo marayika yajyaga aza akamwereka ibyaha by'uko bingana, yarangiza agahita amucika. Ngo aragambira ati ninzongera kumubona rimwe gusa nzamufata sinzamurekura. Agize amahirwe amubonye, ngo yaramufashe ntiyamurekura. Yavuga ati ndekura, kuko umumarayika ati ndekura, umusaki uratambitse nigendere. Undi ati ntabwo ndakurekura keretse n'umugisha. Ngo kandi akagira gutyo, ngo akanga kumurekura, ariko ngo ashaka kugira ngo arebe ko ibyo ari gusaba akomeje koko. Umva amagambo ari hano rero atangaje. Ibyo tuzabisoma, reka twisomera ibingibi. Baramusubiza ati oya, turarara mu nzira buke. Murongo wa 3. Arabahata bagiwe. None niba batarashakaga kujya bakaba barashaka kurara mu nzira bugacya, kuki yabahase bakemera? Ngo bagira ngo barebe yuko kwinginga kwe kuvuye ku mutima koko. Nimutinginga, ngo kwinginga bive ku mutima, ntibazarara iwanyu abamarayika, kandi bazajya banyura inyuma y'urugo bajya ahandi, bazenguruke bajya ahandi. Ntibazarara mu mitima yanyu, ntibazarara mu ngo zanyu. Gushwana ko mu ngo zanyu kuzahoraho, kandi bya bindi mwize nubwo babyigisha bate mudafite Yesu ntabwo byazashoboka. Maze arabahata, abahasa abamarayika bagenza bate? Kandi bamaze kuba bati oya, ntituza turarara mu nzira bugenze bute. Bakihagera mva ikintu cyabaye kuri abo bamarayika. Abatekera ibyo kurya, yotsa imitsima idasembuwe bararya, imitsima idasembuwe, maze abakorera imigati itarimo ibintu bya bindi. Maze umurongo wa 4, batararyama abagabo bo muri uwo mudugudu Sodomu bagota iyo nzu, abato n'abakuru bose bavuye ahantu hose ho muri wo. Maze umurongo wa 5, bahamagara Loti baramubaza bati, abagabo binjiye iwawe muri iri joro barihe? Basohore turyamane nabo. Ngo batingane nabo. Loti ajya ku rugi. Umurongo wa 6, Loti ajya ku rugi arasohoka, arukingira inyuma ye
kugira ngo arengere ba bagabo. Arababwira ati bene data ndabinginze ntimukore icyaha kingana gityo, dore mfite abakobwa babiri batararyamana n'abagabo, ndabasohora mubagira ibyo mushaka byose, gusa abo bagabo mwe kugira icyo mubatwara kuko bageze munsi y'ipfundo ry'inzu yanjye. Ubwo abagabo bageze mu nzu y'umukiranutsi ntimugire icyo mubakoraho, ndabaha abakobwa mubajyane, ariko ntimugire ikintu mukora kuri aba bagabo. Umurongo wa 9, abo bagabo baramusubiza bati have tubise, bati uru rugabo rwaje rusuhuka none rwigize umucamanza, turakugirira inabi rutiyo turi bugirire ba bandi. Basunika Loti kandi bamusunika cyane, begera urugi kugira ngo barumene, maze ngo basunika Loti. Ikintu gikomeye natangajwe nuko abo bagabo b'i Sodomu bari bazi ko ibyo bakora ari bibi. Ubu se wagize ngo isi yose iri kwijandika mu byaha iyobowe ko ari bibi? Ubu muzi ngo ntabwo ibizi, maze ngo baravuga bati oya, turakugirira inabi rutiyo turi bugirira aba bagabo. Ubwo inabi bagiriraga aba bagabo bari bayizi. Abo bagabo b'i Sodomu bashaka kuryamana n'abamarayika ngo babasambanye, kandi babonye abo bamarayika ari abagabo. Bari bazi ko ari bibi? Ntabyo bari bazi. Babwiye Loti ngo baramugirira inabi rutiyo bari bugirira abo bamarayika, bati nitumara kuryamana n'aba bagabo, wowe uru rugabo, nandi bwavuze ngo uyu mugabo, baravuze ngo uru rugabo turakugirira inabi irutiyo turi bugirira abo ngabo. Amaze kubinginga, ariko bari nisomeye amagambo avuga ngo muri iryo joro bari barenze urubibi rwo kwihana. Umva ikintu gikomeye kandi umuntu wese akwiriye kurushaho gutekereza. Umurongo wa 10, maze ba bagabo bari imbere b'abamarayika basingiriza Loti amaboko, bamwinjiza mu nzu, bakinga urugi, batera ubuhumyi b'abagabo ku rugi rw'inzu, abato n'abakuru birushya bashaka urugi. Abo bagabo bari mu nzu b'abamarayika bagize batya, babonye Loti byamuyobeye, ari inyuma, yari yakuruye urugi yarukingiriye inyuma, ariko ubwira ibyo bigabo by'ibisambanyi ngo abiha abakobwa, ariko bikanga, maze abamarayika bagira cyo bakurura Loti bamukururira inyuma yabo, niko birivuze. Barangije bahita basunika urugi, bahita batera umwuka w'ubuhumyi kuri abo babahigaga, maze babandi babahigaga bashaka urugi, bazenguruka inzu barirushya. Ikintu cyanangaje ngo bageze ku urugi bakarushaka bakarubura, bacabuka inyuma gutya bakareba, ariko baba bari kureba aho urugi ruri bagashaka aho urugi ruri, reka da bagahuma, ariko bacabuka inzira bacyuri basubiza iwabo, bareba bakabona, bakayimenya, bakabona bararebye, ariko bakongera guhindukira bareba iyo nzu iriho urugi bagashaka ahantu bagakabakaba, bagenda bakabakaba ngo barebe ko bakabakaba. Nibavuga ati ubwo duhumye reka twiruke, ahubwo bakaguma gukabakaba ngo bashaka urugi, ariko baze gukora ibyo bagambiriye gukora kuri abo bamarayika ngo babasambanye. Wagize ngo se bazarimbuka iyo bari kwijandika mu byaha? Wagira ngo nubwo iyo batekereje ko babivuyemo bagira amahoro menshi, wagize ngo ayo mahoro barayemera? Maze babatera ubuhumyi, ariko abo bamarayika bamaze gukurura Loti inyuma yabo. Maze ikintu gitangaje, ku murongo wa 12, ba bagabo babaza Loti bati hari abandi bantu ufite? Abo ni abamarayika. Ubu abamarayika bamaze gutera ubuhumyi, bajya kwiganirira na Loti gusa ibyo kibazanye. Bavuga ati ba bagabo bari inyuma barakabakaba, nibarambirwa batahe, reka twiganirire na Loti. Baganiriza Loti bati Loti, muri uno mudugudu ko ubona abantu ukabakira, ukabona n'abashyitsi b'abamarayika ukabamenya, hari abandi bantu ufite? Umva ikintu Aburahamu baganiriye cyantangaje. Umukwe wawe n'abahungu bawe n'abakobwa bawe n'abo ufite mu mudugudu wose bakuremo. Aburahamu buriya kuko bavuze ngo Loti, kuko babwiye Loti ikintu gikomeye, bakamubwira bati umukwe wawe n'abahungu bawe. Ubwo ni ikimenyetso cy'uko Loti n'abahungu yaragenje ate?
yari abafite mu ijuru. Ntabwo bibeshye, bari babizi. Loti yari afite abana b'abahungu akagira n'ab'abakobwa. Baramubwira bati akagira n'abakwe. Baramubwira ati umukwe wawe, kuko bari bazi ko umukwe wari bwemere. Bati umukwe wawe, abakobwa bawe, abahungu bakuremo hano. Ariko mwumva ikintu gikomeye, maze ubazane. Umurongo wa 13, tugiye kurimbura ahantu. Bagiye kugenza gute? Bagiye kugenza gute? Kuko gutaka kw'abaharega kwagwiriye imbere y'Uwiteka, akadutuma kuharimbura. Umurongo wa 14, Loti arasohoka avugana n'abakweme barongoye abakobwa be. Avugana n'abaki? Nta nubwo umukwe yari afite, yari umuretse ku uwo bamarayika bari bamubwiye. Bamarayika babonaga ari bwemere, yari umwe. Ariko ikintu gitangaje nuko Loti abo yari afite bose yababwiye agasanga bameze nk'ibiti. Ni nko kubwira igiti. Arababwira ati nimuhaguruke muva aha hantu, kuko Uwiteka agiye kurimbura uyu mudugudu. Ariko abakwebe n'umukumwe ni benshi, ariko abakwebe bo babigize ibikino. Babigize nk'iki? Babigize nk'ibikino. Bati buriya n'umusaza araganira, bumva nta bidakomeye, bumva ni ibintu byoroshye. Ibintu biri kuvugwa bitameze nk'inkuba zihinda, abantu bagira ngo ibyo bintu biroroshye. Nyamara mu ijuru bavuga ikintu rimwe ntibazakigarukaho, kandi burya bakaba bakivuze. Haje ijambo rimwe, Imana imaze gushyira abantu mu ngobyi ya Edeni, ati kiriya giti ntimuzakirye, ntimuzagikoreho, mutazapfa. Iryo jwi ryavuze rimwe ririgendera. Abandi bahasigaye, Adamu na Eva, bagize ngo ibyo bintu ni ibintu byoroshye. Bagiye kubona babona haje, ngo bamaze igihe, niko nasomye, bategereje ko hazaza umeze nk'umutware ngo abayobye. Bategereza umeze nk'umutware uzaza kubayobya, baramubura. Bagiye kubona babona inzoka iri kwinyorogotora mu giti. Umugore niwe wayibonye. Murabizi ukuntu bakunda indabyo. Maze ayibonye abona n'akantu keza, maze arayegera. Nawe iratangira ati ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye kuri ibiti byo, ntimuzabikoreho. Umugore ati twemerewe kubirya byose, tekereza kiriya n'icyo Imana yatubujije. Undi ati ati impamvu yakibabuje ni uko izi ko umunsi mwakiriyeho amaso yanyu azahweza mukamera nk'Imana. Iryo jambo bararyumvise Eva. Inzoka ishyiramo ikorosi, ariko byo Eva ntiyaryumva. Ahita inzoka ihita imubwira ngo mukamenya gutandukanya icyiza n'ikibi. Ngo yaramubwiye ngo kandi umunsi mwakiriyeho muzapfa urwo napfuye. Ngo inzoka ariyo Rusiferi, ariyo Satani. Ngo yarimubwiye ati nanjye kera ntarakora ikizira, ngo ncibwa mu ijuru narinzi byiza gusa. Ariko maze gucibwa mu ijuru nkajugunwa mu isi, namenye gutandukanya ibyo mu ijuru n'ibyo mu isi. Nsanga mu isi ni bibi, nsanga mu ijuru ni byiza. Ngo amubwira ati muzamenya gutandukanya icyiza n'ikibi. Ngo arambwira ati umunsi mwakiriyeho muzapfa urwo napfuye. Dore ubu ngubu naraciwe, kandi ntaracibwa nari mfite amahoro menshi. Maze ibyo bintu ntiyabyumva, ahubwo agira ngo kumenya gutandukanya icyiza n'ikibi, agira ngo niranka azaba yungutse cyangwa ikindi kintu azaba yahawe. Maze atangira kumva afite amatsiko, maze irasoroma iramuhereza. Nawe arirukanka ashyira umugabo, maze bombi bamaze kubirya babona bambaye iki? Ubusa. Yesu ashimwe. Ariko ikintu gikomeye, maze abo bamarayika twari turi gusoma babwira Loti ngo ikintu gikomeye, niba hari abantu afite mu mudugudu bose nabazanye. Ariko umurongo wa 15 twikomereze. Nuko bukeye mu gitondo bamarayika batera Loti umwete bati haguruka ujyane n'umugore wawe n'abakobwa bawe bombi bari hano. Abakobwa bawe bombi bari hehe? Bari hehe? Abashatse bari barimo, abagabo babo bari barimo, abahungu be bari barimo. Yari yabasanze Loti, yari yabasanze. Mwumve ikintu, yari yabasanze. Imana ibahimigisha kugira ngo utarimburirwa mu gihano cy'umudugudu.
ariko umurongo wanejeje n'uyu murongo uvuga ngo bukeye baba marayika batera Loti umwete. Nubwo twagiye tugira intege nke ariko Imana izadutera umwete kugira ngo dukunde tuve muri ibi bintu, tuve muri iyi si igiye kuzarimbuka. Data wo mu ijuru ureba byose yohereza abamarayika ngo baze kudutera umwete. Baza kudutera umwete igihe wumva ufite ubwoba bwo gukora icyaha, ukumva umutima wawe ugize ikidodo, ukumva uri gutekereza ko ibyo wabayemo igihe kinini bizakurimbuza, ukumva utangiye kugira ubwoba bwabyo, ukumva nutabyatura utazajya mu ijuru. Nuko ugatekereza uti nyamara ibi bintu wabireka nkihana, ahari nazajya mu ijuru. Iyo nzira uyikomeje uba uzagera ku ntego nziza cyane, ariko iyo nzira uyipfukiranye utubone Satani uri kuntera ikidodo cyo gutekereza ko nkwiriye kwatura ibyaha byanjye no kubireka, icyo gihe uba uzagenda buheriheri rya jwi rigacwekera maze ugatuka umwuka wera. Umva rero ikintu gikomeye cyanditse muri uyu murongo, maze batera Loti iki yemwe mwete. Abamarayika bari hano ngo badutera umwete, ariko mwumve umurongo unesheje cyane ubabaje. 16 maze azaririye. Inde wazaririye? Abo bagabo b'abamarayika bafata ukuboko kwe nuko umugore we n'ay'abakobwa be bombi Uwiteka mubabariye, barabasohora babashyira inyuma y'uwo mudugudu. Abamarayika babonye azareba ati ari bupfe, bahita bafata amaboko ye, bafata n'ay'umugore we, bafata n'ay'abakobwa be, maze abamarayika birukankana ayo maboko babafashe, maze bagenda biruka babafashe. Ariko ikintu cyantangaje, ubwo bakomezaga kugenda biruka niko bageze imbere, abamarayika bari kubirukanse ngo bave aho ngaho, maze bageze imbere ikintu gitangaje, maze umugore kumwe bari kugenda birukanka bafashe amaboko ye, umugore atangira kugamika ngo adakomeza kugenda kuko umugore atashaka gusiga ibyo yari atunze. Maze umugore arakebuka yirebera inyuma, aravuga ati mbese abapfuye bo hari ubwo mbaruta? Ibyanditswe biravuga ngo yisanishije n'abasigaye. Aravuga ati nubwo ndi kwiruka ariko umutima wanjye usigaye hariya. Maze yumva umutima urasigaye, uwo mwanya ibyanditswe biravuga ngo ahinduka inkingi y'umunyu. Ariko ikintu cyantangaje gira ngo dusome twumve. Uwiteka amubabariye babashyira inyuma y'uwo mudugudu. Umurongo wa 17 bamaze kubakuramo umwe muri abo bamarayika aravuga ati hunga udapfa, nturebe inyuma kandi ntutinde, utararangiza iki kibaya, hungira ku musozi utarimbuka. Loti arababwira ati ibyaye kuba bityo mwami ndakwinginze, dore umugaragu wawe nkugireho umugisha kandi ugwisha imbabazi zawe ungiriye, ubwo ukijije ubugingo bwanjye. Sinahunga ngo ngere kuri uriya musozi, icyo cyago kitaramfata ngo mfe. Dore uriya mudugudu ni uri bugufi bwo guhungirwaho kandi ni muto, reka nkuhungireho ubugingo bwanjye bukire. Nturora yuko ari muto? Aramubwira ati dore ko byo uvuze ibyo ndakwemereye kutakurimbura n'umudugudu uvuze, ihute uhungireyo kuko ari ntacyo mbasha gukora utaragerayo. Nicyo cyatumye uwo mudugudu witwa Sowari. Batagera Sowari izuba rirashe, maze Uwiteka agusha kuri Sodomu n'i Gomora amazuku n'umuriro bivuye mu ijuru, atsemba iyo midugudu yose na cya kibaya cyose n'abayituyemo bose n'ibyameze ku butaka byose. Umurongo wa 26 ariko Mukaroti arakebuka areba inyuma, amukurikiye ahinduka inkingi y'umunyu. Agenza ate? Mbabazi. Mbese mwagize ngo imiryango myinshi yari yagera ku rugero rwa Mukaroti? Mukaroti yari umugore w'umunyempuhwe, yari umugore w'umunyembabazi kandi w'umukire. Yari umugore umugabo wagenda akazana abamarayika akabemera, akazana abashyitsi akabemera kuko yari yaramenyereye gucumbikira abashyitsi. Mukaroti niwe mugore wantangaje wacumbikiraga abamarayika bakabagaburira bakarya nta binubire, kugeza ubwo abamarayika bamwitegereza baramwishimira, bamufata ukuboko baramwirukankana ngo bamusohore. Ariko kuko umutima we wari womase ku by'isi, n'ubundi byashoje arimbutse. Kuko umutima utari warigeze uhinduka, byashoje
arimbutse kubera yuko atigeze yiyegurira Imana by'ukuri. N'iryari abantu benshi bagiye babwirwa ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana rikabakora ku mutima, bakabona bafashe imyanzuro bakihana byazabagirira umumaro, ariko imitima yabo ikaba yomase cyane ku by'iyi si, bigatuma badakurikira inzira y'Imana maze bakibuza ubugingo buhoraho. Nyamara hari ikintu gikomeye, niba umugore wacumbikiraga abamarayika kandi abamarayika akabagaburira, ntiwagaburira abantu batakarabye, yabahaga n'amazi, kandi icyo gihe baravomaga nta terambere ryari ririho, akabubaha kugeza ubwo abamarayika dusomye ngo bafashe amaboko ye maze baramwirukankana. Ariko ageze mu nzira aragamika akomeza kureba inyuma. Ni iki gituma ukomeza kureba inyuma mu byo wabayemo byari byarakubase kera ugakomeza kujya ubikora? Aho si ukugira ngo uzahinduke inkingi y'umunyu? Maze arakebuka areba inyuma. Harimo abazareba inyuma bahoze mu ngeso mbi bakoraga kera. Hari abahoze banywa ibisindisha bazongera bakabinywa, hari n'abongeye kubinywa. Hari abahoze mu busambanyi bakazabuvamo ariko nyuma bakabusubiramo bakareba inyuma. Hari abahoze bakina amakarita n'ibisoro babyirirwamo ariko nyuma bakazongera bakabisubiramo kandi bari baragize umugisha wo kubivamo. Umwanya wo kuba bafata bari kwiga Bibiliya ijambo ry'Imana ngo basobanukirwe, uwo mwanya bakawufata bari kureba kuri za televiziyo bitagira umumaro, kandi bari baragize umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana. Mwana babanye yabumbuye Bibiliya atangira gusoma ngo Sebwugu arapfa. Sebwugu ni igiki? Kandi Sebwugu ntazi yuko hari uwo bari baravuze uzajya gusa naye ariko ko azapfusha imfura ye. Yasoma ngo Sebwugu arapfa, bwasomye ngo Sebwugu arapfa, ngo ubusambanyi bwa Hobora n'ubwa Horiba ngo ibi byose simbyumva, reka mbumbe Bibiliya nigendere. Kubera iki? Kuko umutima we womase n'ibitagira umumaro, niyomatane n'ijambo ry'Imana ngo asobanukirwe. Nshuti yanjye, hari ikintu gikomeye dukwiriye gutekereza. Niba Mukaroti abamarayika baramwinginze kugeza ubwo abamarayika baba bari gukura bamufashe mu maboko, nawe akagamika akanga, bakareba abamarayika bari kwiruka bareba iriya, wagakebuka bakagenda bakurura amaboko ari kureba inyuma kugeza ubwo bamureka agahinduka inkingi y'umunyu bagakomeza bakigendera. Abantu benshi bazasangwa barahagaze ku nzira bameze nk'inkingi y'umunyu, abandi bakiranutsi bakomeze bitambukire bagende babahiteho. Abameze nk'inkingi y'umunyu bazasarura umuyaga wonyine. Umva amagambo ari hano dukwiriye kurushaho gutekereza. Ngo ariko Mukaroti arakebuka areba inyuma amukurikiye. Turasomye ngo ahinduka inkingi y'iki? Ahinduka inkingi y'iki yemwe? Ahinduka inkingi y'umunyu. Umurongo wa 27. Aburahamu azinduka kare ajya aho yarari, ajya aho yarahagarariye imbere y'Uwiteka, yerekeza amaso Sodomu n'i Gomora n'igihugu cyose, maze abona umwotsi waho ucumba nk'umwotsi w'ikome. Abona umwotsi waho ucumba nk'umwotsi w'iki? Maze Aburahamu aragenda arabyitegereza, ahagarara ku musozi arareba, ati yo, ati bashize. Ariko ikintu kinejeje yaje kuzamenya ko Loti we yarokotse, ariko ababazwa n'umugore wa Loti wacumbikiraga abamarayika, kandi kubacumbikira ntibigire icyo bimumarira. Abantu benshi babanaga, umwe azajyanwa mu ijuru undi asigare, kuko umwe yagamitse akanga kwemera ibyo abamarayika bamwingingiraga. Abamarayika bamwinginze binyuze muri Bibiliya, ijambo ry'Imana rikavugwa agakorwa ku mutima. Bamwinginze binyuze mu indirimbo zikaririmbwa agakorwa ku mutima ariko ntiyihane. Bamwinginze mu miburo myinshi ariko arangaragamika akomeza kureba iby'inyuma, bituma adakomeza urugendo rujya imbere. Isomo risoza. Ibintu Imana yandikishije nta wabisoma ngo azabirangize, ni ibintu byinshi binejeje. Reka dusome muri Luka igice cya 18 umurongo waho wa 32. Luka igice cya 18 umurongo wa 32. Ni umurongo utangaje. Uwo murongo uravuga ngo mwibuke Mukaroti. Mwibuke nde? Umurongo uvuze ngo iki? Mwibuke nde? Kuki uyu murongo uvuga ngo mwibuke Mukaroti? Nuko ari we mugore wabaye indashyikirwa kurusha abandi bagore benshi, wacumbikiye abamarayika, akabagaburira, akabaha amazi, akabaha byose. Ariko abamarayika bamufata ukuboko ngo bamujyane mu buhungiro bw'ijuru. Bwari ubuhungiro bwo mu isi bari bamujyanyemo, ariko yari kuzahabwa n'ijuru.
maze yanga kwemera ibyo ijambo ry'Imana rivuga. Yesu arashaka kutwirukankana ngo atujyane mu bwami bw'ijuru butazashira. Imana iduhe gukurikira ubwami bw'ijuru. Imana iduhe kwanga cyane icyaha, tugira umutima ushaka Yesu, maze tumwiyegurire tuzahabwa ubugingo mu izina rya Yesu. Imana ibahe imigisha. Mbese hari umuntu uri hano uri kwibuka ibyo Mukaroti tumaze kumuvugaho, akaba avuga ati maze kumva ibyo Mukaroti avuzweho, kandi numvise nubwo ikintu cyanejeje, nubwo Loti yaje kuzagera isowara akahacumurira akazakora icyaha, ndetse Loti abamukomokaho bakazarimbuka, bakaba baranarimbutse abandi bakazarimbuka, ikintu cyanejeje nuko Loti we ngo yabonye ibibaye byose yikubita imbere y'Imana arayitakambira, maze Imana iramubabarira, azahabwa ubugingo buhoraho. Ibyanditswe biravuga ngo azaba ari mu ijuru ari we wenyine, nta muntu n'umwe umukomokaho uzajya mu ijuru, niko nisomeye. Ariko nta n'uwo yashatse uzajya mu bwami bwo mu ijuru, ariko we ngo yatakambiye Imana yemera kumubabarira, akiza ubugingo bwe. Niba rero tugeze mu gihe gikomeye nk'iki, reka Imana ikiza ubugingo bwacu. Reka umuntu uvuga ati mwami, urwo rugero rwa Mukaroti rurakomeye, ariko rwamupfiriye ubusa. Njye ntabwo ndamenya iherezo ryanjye, ariko ndashaka kubitsa ubugingo bwanjye mu Mana. Aho arahaguruke dusenge. Imana ibahe imigisha. Mbese hari umuntu uri mu iri teraniro wumva yarakebutse akareba inyuma akavuga ati njyewe ntabwo nshaka kugamika ngo mpinduke inkingi y'umunyu, ahubwo nubwo nahoze mbana n'Imana nkaba naragize intege nke nkagwa, uyu munsi nje kwiyegurira Imana burundu, kugira ngo ntazahinduka inkingi y'umunyu nkabaho ntegereje kuzarimbuka. Nje kwiyegurira Yesu. Niba hari uhari nabanguka ze hano ndi dufatanye gusenga by'umwihariko. Banguka, banguka, banguka. Tera intambwe wihuta, ntiwirirwe ugisha inama, tera intambwe. Intebe usanga imbere yawe yegeze wiyizire. Ngwino. Imana ibahe imigisha. Imana ibahe imigisha. Hanze hari umushyitsi, kingura. Imana ibahe imigisha. Imana ibahe imigisha. Imana ibahe imigisha. Imana ibahe imigisha. Hanze hari umushyitsi, kingura. Hanze hari umushyitsi. Ndimbo 102. Hanze hari umushyitsi, kingura. Baririmbyi baririmba. Hanze hari umushyitsi, kingura. Mufate mikoro ngize uruhande rwanyu muririmbi. Murabyemerewe, nta cyaha muraba mukoze. Hanze hari umushyitsi, ni Yesu arakomanga, mukingurire. Niba hari nawe banguka. Hanze hari umushyitsi, kingura. Kingura. Niba hari undi uvuga ati mwami ndaje, nje kukwiyegurira, banguka. Banguka. Uvuga uti amahirwe yaramucitse Mukaroti, kandi iyo ndirimbo ni nayo turasorezaho. Nirangira nta zindi gahunda ziri bube uretse gutanga amatangazo gusa. Turahita dusenga, gahunda ziraba zishoje. Kingurira umukiza ataraguhitaho. Hari undi usigaye ngo abanguke dusenge. Imana ibahe imigisha. Abatambuka mu banguke, kingura. Kingura, Yesu aragushaka. Ugurura umutima. Kingura. Kingura. Kingura Yesu. Imana ibahe imigisha. Hari undi uvuga ngo namwumvise Mukaroti, ariko ndashaka njyewe kujya mu Mana. Sinshaka kugamika ngo nzabura ubugingo. Ndaje hakiri kare, ndaje Yesu. Ngwino uvuga uti Yesu ndaje, ntabwo nzongera, ndaje. Umubwire uturi inshuti magara, uzajya undengera ntazasubira mu ntege nke, none ndaje. Ngwino umubwire utuzandinde iteka Yesu, nanjye sinzasubira mu byaha, kandi unyambike imbaraga zibindinda. Ngwino hano ndi dusenge. Ngwino. Niwumva uko Yesu akwinginga, ngwino. Kingura. Kingura. Niba hari undi nabanguke, Imana iguha imigisha. Niba hari undi nabanguke, uvuga uti nyamara ndumva nararebye inyuma, ariko sinshaka kuba inkingi y'umunyu ngo ntegereze kurimbuka. Ndategereza Yesu uyu munsi. Ngwino. Yesu ahagaze ku rugi. Ngwino gikomanga. Yesu azaguhesha ihirwe. Ngwino. Ngwino.
ngwino kingura. Imana ibaha imigisha. Ngwino ngwino ngwino, akira uwo mushyitsi. Uwo mushyitsi ni Yesu, arakomanga. Imana ibaha imigisha. Ngwino ngwino, kandi nturebe inyuma ngo wite ku by'umuryango wawe ukubwira. Niba ushaka kwegera Yesu, umuryango wawe ukakubuza, wihorere wirebe inyuma, utamera nka mukaroti. Reba aho marayika akuyobora mu ijambo. Ngwino, Yesu azakubabarira, maze iby'isi nibishira kujyane mu ijuru. Yesu azakujyana mu ijuru, uzagira umunezero mwinshi. Yesu azakubabarira. Ngwino. Indirimbo igiye kurangira, nirangira turahita dusenga. Banguka banguka banguka, icyo gice nicyo cya nyuma. Ngwino ngwino ngwino, Imana ibaha imigisha. Yesu azasangira nawe. Yesu azasangira nawe. Yesu azasangira nawe. Yesu arashaka ko muzasangira, mukazabana mu bwami budashira, ubwami buhoraho iteka ryose. Azakubabarira. Ngwino, nubwo wacungura ubugingo bwawe bwonyine n'umuryango wawe nutabyitaho, iyizire. Yesu azakujyana mu ijuru. Kingura. Imana ibaha imigisha. Imana ibaha imigisha. Murakoze. Reka dusenge. Turagushimye Imana iri mu ijuru, Data wa twese, w'umunyempuhwe n'umunyembabazi nyinshi. Izina ryawe rihimbazwe. Tumaze kumva ijambo ryawe, kandi ubwoko bwawe tuje imbere y'iri teraniro kugira ngo tuhagarare tukwiyegurire. Ngwino tubabarire gusubira inyuma kwacu, utubabarire gukebuka inyuma tutaraba inkingi y'umunyu. Ubwo tukibasha kwihana tukaba twababarirwa, utubabarira ibyaha byacu. Kandi abashyitsi bari mu iri teraniro, Data ubaha umugisha. Abana bawe bose baje ahangaha, n'abahagaze mu muhanda, n'abari hakurya y'umuhanda, n'abumva ijambo ryawe batambuka, n'abari mu ngo zabo baryumvira mu gikari, bose ubaha imigisha. Kandi twese hamwe nabo uduhe kuzaba mu bwami bw'ijuru. Kandi kiruta ibindi, uzaduhe kuzaterana mu iteraniro ry'abera ridashira. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.